Yes, ni breaking news, ni amakuru bagezweho ari gutrendinga hirya no hino mu isi. Ndakwibutsa gukanda subscribe niba ari ubwambere dusiye kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe umunsi ku munsi. Urusengero rw'itorero rya ADPR, urusengero ruherereye mu murenge wa Gahini ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba, rwagwiriye abantu bagera kuri 4, umwe yitaba Imana, abandi 3 barakomereka, barimo n'abakomeretse bikomeye cyane. Biri gutangazwa yuko rwose igikuta cyamugwiriye cyane nawe ameze nabi. Ngo ikaze rero mu biganiro byacu uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cyacu, waba uri mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba bw'u Rwanda, iburengera bwaryo, amajyepfo cyangwa se amajyaruguru, ariko nawe uri hakurya y'imbibi z'u Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye, ngo ikaze kwibutsa nanagusaba gukanda ahanditse subscribe niba utarayikanda kugira ngo ubashe kuzajya ubana nanjye mu makuru agiye atandukanye abagezweho ari gutrendinga hirya no hino mu isi. Reka turebere hamwe iyi nkuru ibabaje cyane. Mu ntara y'Iburasirazuba by'umwihariko mu karere ka Kayonza hakunze kugaragara inkuru zigiye zitandukanye. Mu minsi yashize mwumvishe abantu inzuki zariye, hakaza kubonekamo abantu bitaba Imana. Ni nako kandi muherutse kumva umugabo wakoze amarorerwa akaza kwica umugore we n'abana bagera kuri 3. Mwumvishe kandi undi mugabo ni umubyeyi nawe waje kubatwika intoki z'umwana muziza ko yaba yibye ibigori. N'izindi nkuru nyinshi cyane zigiye zitandukanye zikunze kugenda zigaragara hirya no hino mu gihugu ndetse no mu isi. Tuba turi tayari kubagezaho izo update, izo breaking news kugira ngo mubashe kuzajya mumenya ukuntu hirya no hino mu isi ndetse no mu gihugu cyacu ibintu biba byifashe. Ni inkuru ibabaje rero, ni inkuru yamenyekanye kuri uyu wa 11 ku mugoroba w'uyu wa 11 z'ukwezi kwa 7 mu 2023 ahagana mu masaa 9:34 gutyo, nibwo iyi nkuru yatangiye gusakara hirya no hino mu gihugu, aho uru rusengero rw'itorero rya ADPR ruherereye mu murenge wa Gahini ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba, rwagwiriye abantu bagera kuri 4, umwe yitaba Imana, abandi 3 barakomereka, barimo n'abakomeretse bikomeye cyane. Uru rusengero rwagwiriye abantu ku mugoroba kuri uyu wa 2 hari tariki ya 11 Nyakanga mu 2023, rwari ruherereye mu mudugudu wa Rubariro ni mu kagari ka Juru mu murenge wa Gahini. Abo rwagwiriye bari abafundi 2 ndetse n'abayede 2 bari mu bahawe ikiraka cyo kurusambura kugira ngo rusenywe hanyuma hubakwe urushyashya, kubera yuko urwo rwari ruhari nyine rwari rwubakishije ibiti runashaje ku buryo n'ubundi rwari ruteye inkeke. Wabonaga yuko rwa rusengero n'ubundi shobora kuzateza ibibazo, hanyuma baza gufata gahunda yo gutangira kurusenya kugira ngo hazatangire kuzamurwa urushyashya cyangwa se rumwe mu nsengero zigezweho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini yitwa Rukerebuga Joseph yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko uru rusengero rwagwiriye abantu bari baherutse gusaba ADPR ko yarusanya kuko n'ubundi rwari rushaje cyane mu buryo bugaragarira amaso. Yavuze ko mu bantu 4 rwagwiriye, umwe yahise yitaba Imana, akaba ari umugabo w'imyaka 45 wari usanzwe ari umufundi, ari umwe mu bantu bari bahawe akazi. Byumvikane neza niba bari abafundi 2 n'abayede 2 bari bahawe akazi nyine kugira ngo batangire imirimo yo kuba barwubaka, ariko bari batangiye kurusambura. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gahini witwa Rukerebuga Joseph yavuze ko mu bantu 4 rwagwiriye n'ubundi umwe yahise yitaba Imana, akaba yari umugabo w'imyaka 45. Yagize ati byarahagana mu masaa 10 ndetse na saa 9 hari mu rusengero rwa ADPR Juru, rukaba rwagwiriye byibuze abantu bagera kuri 4 barimo barusamburaho amabati. Urwo rusengero rwari rukuze, twari twarasabye ubuyobozi bwabo ko baruvugurura, byaba na ngombwa bakarusenya hakubakwa urundi rushyashya cyangwa se urundi rugezweho kugira ngo ruba urusengero wenda rutashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Igize ati ubu rero bari bamaze kubumba amatafari, bari kwaka ibyangombwa ngo bubake urushyashya. Bashyizeho abafundi, bari bashyizeho abafundi n'abayede basenya urwari rushaje. Uko bakuraho amabati rero ibikuta byaje guhanuka birabagwira, umwe ahita
yitaba Imana. Gitifu Rukeribuga Joseph akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini yavuze ko abaturage n'inzego z'ibanze n'abo mu nzego z'umutekano bahise batabara bya bikuta babikura kuri abo bafundi n'abayede bajyanwa kwa muganga, gusa ngo basanze umwitabye Imana kubera yuko igikuta cyose cyamuguye hejuru. Yasobanuye ko zimwe mu mpamvu z'iyo mpanuka babonye ari uko n'ubundi urwo rusengero rwose rwari rwubakishije ibiti byinshi bikaba byari byaraboze, ari nayo mpamvu byaje kugwa ubwo barusamburaga muri rusange. Rukeribuga Joseph umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini yavuze ko abakomeretse ndetse n'umurambo nyakwigendera bajyanywe ku bitaro bya Gahini, babiri bakaba bakomeretse byoroheje mu gihe undi yakomeretse cyane. Kuri ubu ngubu inzego z'umutekano zahise zitangira iperereza mu gihe abakomeretse nabo bakomeje kuvurirwa hariya mu bitaro bya Gahini muri rusange. Ngayo nguko rero ni imwe mu nkuru zibabaje cyane, ni imwe mu nkuru navuga ziri kuvugwa cyane mu gihe uyu muyobozi cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini yaje kugaruka kuri zimwe mu mpamvu zateye iyi mpanuka. Akaba yaje kuvuga yuko ari ukubera biriya biti byari bishaje byari byubakishije rura rusengero kandi byari na byinshi, ariko umvishe ko n'ubundi bari barasabye ubuyobozi bw'iyi ADPR ko babasha kuba bakubaka urundi rusengero rugezweho cyangwa se urundi rusengero rushobora kuba rwafasha abayoboke kuba hatagira ugira ikibazo cyangwa se ngo agire impungenge ahura nazo ku bigendanye n'urusengero rwabo cyangwa se ikindi kibazo. Bakaba bari baramaze kubumba amatafari yemwe ngo bari barimo gushaka n'ibyangombwa bibemerera kubaka, ni mu gihe bari bamaze gushyiraho abafundi bagera kuri babiri ndetse n'abayede babiri barimo barusambura kugira ngo rubashe kuba rwasenywa hanyuma hubakwe urundi rugezweho, ariko byaje kuba bibi cyane, byaje kubabana bibi cyane kubera yuko ibikuta byatangiye kuhanuka birahanuka birangira bibagwiriye. Niko kuza abaturage n'inzego z'umutekano baratabara nk'uko uyu muyobozi yagiye abisobanura, akavuga yuko baje bakabakuraho ibyo bikuta byari byabagwiriye. Urumva wenda n'amabati n'ibindi biti byose bigiye bitandukanye byabagwiriye. Basanze umwe yitabye Imana, yari umugabo w'imyaka 45, akaba ari umwe mu bafundi bari barahawe akazi nyine. Hanyuma babiri yavuze ko bakomeretse mu buryo budakomeye cyane, ariko umwe we yahise yitaba Imana, undi nawe yari yakomeretse mu buryo bukomeye cyane. Yavuze ko bahise bajyanwa mu bitaro bya Gahini, akaba ari ibitaro bikuru biri muri uwo murenge. Hanyuma umurambo nawe ukaba wajyanywe aho ngaho mu bitaro bya Gahini, hanyuma inzego z'umutekano zikaba zikomeje iperereza. Ngayo nguko rero twari turi mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza mu murenge wa Gahini. Ni inkuru ibabaje yumvikanye mu matwi y'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, baba batuye uwo murenge cyangwa se utwo tugari ndetse n'abaturage Rwanda bose muri rusange. Ntabwo ari ibintu byiza cyane. Ndagusaba rero gukanda subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubana nanjye mu makuru agiye atandukanye bagezweho ari gutrendinga hirya no hino mu isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se kuri Mbizi z'u Rwanda. Ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza, ariko kandi kuri wowe ubona hari ibitari kugenda neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, bitewe n'ubuzima urimo, bitewe n'ibibazo urimo, ndakwifuriza gukomera no kwihangana. Uyu munsi utameze neza, ejo birahinduka bikagenda neza cyane. Komeza kugubwa neza.